Yes, reka nguhe ikaze cyane wowe ukurikiye Seedboy TV. My name is Robert. Mbanze ngushimire cyane. Bimeze bite ku kibera kintangiye gutya? Natangiye mbabwira yuko mbaye ikaze, ariko umutwe w'inkuru wawubonye. Mu byukuri uyu mugabo ntago turi bushidikanye ko ari umunyabigwi muri muzike yakoze hit King James. Ibi ngibi kuba yabivuga ntago je nabijya kure, ahubwo navuga nti wow, King James number one kabisa. Uri umuntu w'umugabo, ndetse ibigwi bye murabizi guhera bibiri kugeza uno munsi nta ndirimbo ya King James itarigeze iba hit. Tubyemere kandi tubyumve kimwe. Ni ukuvuga yuko niba King James yarakoze indirimbo nyinshi kandi zitandukanye, uyu munsi akaba ari umwe mu bantu bashobora gukora indirimbo wenda gake ntabikore cyane, ariko atunzwe n'umuziki. We avuga ko atunzwe n'umuziki. So uno munsi rero King James ni umwe mu bantu usibye we n'abandi babishimangiye bati King James afite amafaranga. Ninde muhanzi wafashe umwanya we akajya muri Amerika? Bose se ntago ari inshuti za Meddy, ariko afite agatubutse. Nta muhanzi wafata miliyoni na hafi miliyoni 2 ngajye muri Amerika ataha ubukwe. Suko ari inshuti cyane na Meddy. Tuzi inshuti za Meddy kuva kera. King James nawe yararimo, ariko kujya ubyumve akumvisha yuko umuziki wakoze akazi, akumvisha yuko aticaye afata indege rutema ikirere yigira hanze. Ibi rero binyuze ku rukuta rwe rwa Facebook, umugabo bita Meddy yashimiye cyane King James aramushimira cyane, no ku zindi mbuga nkoranyambaga na Instagram n'izindi social media zitandukanye. Hanyuma arabashimira cyane, ndetse Meddy ni umwe mu bahanzi urebye ubukwe bwe bwari bukunzwe, hakaza King James. Ni umunyarwanda yafashe indege, nta kindi kimujyanye, nubwo benshi bavuze yuko ari showbiz. Oya, ntago ari showbiz, ahubwo ni urukundo rwa rundi nyine. Biriya navyo twakwiye kubiha agaciro. Fata umwanya wawe kajya kureba, kagenda ukitabira ibirori. Ibyo bintu ni byiza, akantu keza twashimira buri muntu wese. Gusa bidasubirwaho King Ruhumuriza James cyangwa se King James mu mazina ye y'ubuhanzi, umwe mu bahanzi bakomeye hano mu Rwanda, abikesha indirimbo zizagiye zikuru nkuko nagiye mbikubwira, iz'urukundo ndetse n'ibitaramo bitandukanye yagiye agaragaramo no muri Rwanda Day cyane. Kugira wumve umuhanzi ukomeye uzumva yitabiriye ibitaramo bikomeye nk'ibi ngibi. Yes, mugenzi wanjye Dekati nawe yahoza bigarukaho mu biganiro bye byashize. King James rero yikingije nyuma yatashye ubwo bukwe bwa Meddy cyane. Abafana benshi bashimiye King James umuhate n'umurava yagize kugira ngo atahe ubukwe bwa Meddy. Banamushimira babinyujije ku butumwa nyine butandukanye, bamuha ibitekerezo mu mbuga ze zitandukanye, bavuga baturi umuntu w'umugabo kandi amafaranga ufite ntago ari ayo kwiratana, ahubwo ugerageza kwegera inshuti zawe mwaruhanye mu muziki. Mwaruhanye mu muziki. King James nta kindi yavuze, nawe yabashimiye bivanye ku mutima. Aravuga ati byose ni mwebwe, ntago navuga ibintu byinshi bitandukanye. So ni byinshi rero nkubwira ko ugikurikiye Seedboy TV. Amazina ni Robert MC. Duhure mu biganiro bitandukanye, amashusho vuba, ibiganiro nzaya nkora bizaba bigaragara no ku mashusho. Seedboy TV, umusanzu wanyu kweri kw'Imana, mudufashe tuzamure ibyo iyi showbiz, tuzamure showbiz kuko ntekereza ko mwebwe muhari comment zanyu ari iziri negative na positive zose turazikunda, ibyo byose turabikunda. So reka rero mbashimire cyane, Imana bampera umugisha. Bye, ciao. Seedboy TV.